gihari kuba Ngabo Robin ndi gusoza yabivuga kuriya akabyumva muri buriya buryo akanasobanura impamvu abyumva kuriya sina namwumve nje muri langaje yakoresheje asa nk'uba totally yataka Tom Close ahubwo wari kuvuga ukuri kuko abyumva kubera yuko mu gusoza yavuze ko itsinda muziho ari umuhanzi ufite discipline ikindi cya gatatu amuziho n'umuhanzi w'umuhanga ufite ubwenge nayo baze kubura umuganga ukabifatanya na muzika ibyo binamaze kubikompara je nahise understandinga yuko nago byari ukumwataka ahubwo we niko yumvaga ibintu rero kubwanje bazanatunga n'abandi mikoro bazajya no kubandi muzumva ibigiye bitandukanye guti nyine blaming umuntu wa mungane atari no kuri radio ifite amategeko ngenderaho nguvuga ibintu bivuge kwenja mbibona ari nk'igihe nsoze ntanga runo rugero tuvuge nk'Amavubi yagiye gucyana Nigeria twirengageje yuko Nigeria ifite ba Victor Osimhen ifite banda abakinnyi bakomeye ku isi twe nituba turi gusesengura match y'Amavubi n'u Rwanda nago nemerewe kwifata ngo nje kuri side mbwira abantu ko Nigeria izatsinda u Rwanda oya nje ndasa nkuva nerekana ko Amavubi ari ikipe dukwiye kuza kureba match uwo ni umurongo radio ya Maye gendera ngo dukora isaka mobilisation turebe ko abanyarwanda baza kureba match ko nubaca intege Nigeria izabatsinda ariko iyo usohotse kuri mikoro nawe urasebwa uvuga ati zuye Nigeria twayica he hera mwizamu rebe twebwe abacu bakira muri za Gicumbi soza rero kubwanje Godfather is his personal opinion ni gucya byumva nkuko nanjye muri kano kanya kubyo Ngabo yavuze ndi kubyumva gucya bitandukanye nk'ibyawe tumi nanka yaciye amabere bakoze cyane Banyarwanda kazi Godfather nibwo numvisha umuntu ndusha umudomo uyu muti iparavuga ataruhuka mana we namukizwa n'ikintu kimwe musharinge live mbere ko tuzana abanyira ubwite ngiye kutungura musharinge live mbega umugabo uvuga dore metere Jado angiye uburetse kugenda gatoya Iva uburetse kugenda gato bwa mbere mbonye umuntu ushobora kudoda kurusha Godfather ntabwo uvuga bro uravuga koko so ndaje ubu noneho ngiye kure kuri kiganiro ariko ngiye kubazanira umuntu ugiye kubatungura ninde ugiye kuza so mureke twumve banyira ubwite barabivugaho iki musharinge mutapinge tugere ku bihumbi 100 tapote la famille no kuvuga ngo aya masa mu ntapingire screen dure batangiye kugira kuko utangiye kuzanamo ngo opinion ukazanamo utuntu n'utundi ahangaha muri byogoro muyikonde no kuvuga ngo tugiye kwinjira mu kiganiro nyamukuru ni mukora ibisa n'ibitangaza ndaje mbazamure Ivan ndaje nkuzamure nabandi Jado ntabwo nakwibagiwe ngiye kuzamura mu sharing live ni mwarimu nkumbuye iminsi 3 Godfather wabaye amahoro ndamahoro mu sharing live nze hanyuma nyoherereza nimero ya Ngabo Iva nyoherereza nimero ya Ngabo ndagusabye ndaje mbazamure none hamukanya Iva ongera ushyire muri request ariko unyoherereze nimero ya Ngabo please. Wiriwe DJ. Wiriwe. Ago c'est wageze ça va comment tu vas? Est-ce que tu parles français? Oui, je vais essayer de parler français. Oh, tu as essayé, OK. Est-ce qu'il est où? En France ou bien en Belgique? Oui, en Belgique, à Waterloo. À Waterloo? Oui. OK, est-ce que ça va? Ça va bien maintenant, ça va bien merci. Okay. Bria uri live. Umeze ute chérie? Oya ndamaze. Bite shosho. Meze neza. Narakubonye mu mihanda yo muri Paris ndavuga ntomukobwa wanjye ndagira nte. Je suis désolé. Oui. Yo. Je t'aime aussi. Umva Bria. Ikofi yanjye wayibonye? Barunyivura ukuntu umukobwa ari kuvuga igifaransa mu Bubiligi. Mbega ikinyarwanda uzi ko bagira ngo uri mu kanserege? Oya reka vaho ngaho. Ndashaka kuguha impano. Impano ze nakoze iki? Ndashaka kuguha impano kuba byonyine uburyo wari witwaye nakubonye ugera mu mihanda y'i Paris. Ndashaka kuguha impano kandi abazungu bakira ugomba kuba romantique nkaguhereza impano y'indabo. Bana reka nge nzaba kubita story ngeza unageze kuri airport yo mu Faransa umuzungu wingwa wiki Sawamba bari kamusabira iminota 2 koko ngabanza nkarirebe Ali
ese buriya wisheri wumva nabuze ikofi yanjye noneho kubera ukuntu ahantu ndi kurara mba nateraguye ibintu hejuru najagaraje ibintu kugira ngo nzagwe ku kintu ntiwahana none se ngaho rero umva se nari gutera feri nageze kuri airport abafaransa w'amana we umva abarambwiye ngo gutututsi yampaye yes badamwitarukije ni je sais pas yakubwiye ngo iki ngo gutututsi oh yes umushenzi w'umuzungu w'umufaransa Igo mani nabibajije abaniga bagenda mbwasemani kubera iki bira bintu nyine aba yabimbajije aravuga ati nyine abazungu urumva baba bumva inkuru zabaye mu Rwanda n'ibiki rero abagira ngo nyine bakubaze bumve barebe reaction ko bumva ko nyine ngo abantu batabikunda ibiki ibintu nk'ibyo nuko ndumirwa ndeba umuzungu ndamuyubirwa ariko cyari gikuru oya cyari igisaza ni abapolisi b'abasaza baba bariyo ariko nyine nawe ababikubaza abizi neza ko ntakiri busubize kuko yari arimo arambaza ngo invitation ariko abonyemo amaviza menshi muri passport yanjye ahita ambwira ngo nigende ubwo se mubwira ngo zungu no je suis zungu umva wangu umva none se ubu ngubu urakibuka ikinyarwanda ku buryo nagira ikintu nkubaza kimwe ayiwe ndapfuye none mbaza numve mbaza mbwira amakuru iriya nkonkobotsi bita ngabo live nakubwiye ntabwo kuri live iriya nkonkobotsi bita ngabo barayibonye ikora amakuru y'imyidagaduro y'umupira yafashe abonye abantu benda aho kumuhita ndashaka view y'amasegonda ndashaka kumbwira ukuntu wowe wabyakiriye umuntu wisanga mu industry ntabyakira gute ariko rero ntamwe nyine wese umuntu kaba afite duhaye kuvuga ikintu cyose yumva yifuza muri we akavuga ukuntu abyumva buriya nawe nyine wabona afite impamvu ze bwite ziba zatumye avuga biri ku buryo avuga ngo Tom Close ngo n'ibihembo yabonye ngo ni ibyibano harya buriya kiragiye cya Tom Close yarahanganye nande mu muzikira oya cyo koza wenda Tom Close we ni legend nyine ni legend umuziki kiragihe nyine urumva nta bano bapeti bari ba wenda barenze bari bahari urumva rero umuziki bagombaga kuwukora bonyine gusa aba bagomba no kumwubahira ibyo yakoze afite aho yawuvanye naho yawugejeje kandi afite n'indirimbo nziza Tom Close rero n'ubu ngubu ku buryo nyine uzicuranze mu kabari nk'abantu ewana shamani iyi mvuna muhito y'ikofi ni inyifata gusuraza gufokasinga kuri iyi point ndi kukubaza aho sheri baba nashani iyi kofi yanjye mana ariko guza uko bansize ngiye kwigira ngiye kujya muri Poland none abandi bari kugenda ngende ndahanga ndi kujabiri waretse nka pase ko mfite y'umuntu nta pase nkene nuko ko nafite y'umuntu mana mbega imbwa y'ikofi kandi akasha no umva ikintu uza gukora rero numara kuyibona mbere yuko nubwo oya ndabona iyi ngiyi nyiretse ngewe ntugende udafite ibyangombwa nta n'ibyangombwa mfite ariko nta n'ibyo njyanye wambugana oya batakugira nk'ibyo bakoreye soshomura reka shu hano ngewe ndi kumwe n'abakire nta ninde se wajya kumurinde spagarika rero nubwo wanze inama yanjye ariko bureka nkubwize kuri nk'ubu ngubu uramutse oya nari binyine reka oya byangombwa byo ngomba kubyana nese n'undi nakambuka gute ndi kuva Bruxelles njya Poland ntafite ibyangombwa okay so urabimbwiye subira inyuma gutora passport naribagiye oya utabikora reka tugomba kuguprotectinga rero ndikumva ujabiriye ntabwo sinzi ibyo urimo wibereye ugiye kujya muri Poland ndashaka ariko nukuri kwimana mbabara ngere mu modoka nicare nguhamagare okay so yagiye Brianna sininde undi muntu so munyihangane mutapinga screen imbere yuko nzana banyira ubwite ndashaka kugira ngo numve icyo ibyamamare bibivugaho noneho nze kugaruka nzana banyira ubwite ni nk'ibisanzwe mutapote tapinga screen tap the screen my people Assalamu alaikum salamu alaikum bene wanyu kinakicwa n'uburoro accept zokora no salamu alaikum dafaka bro salamu alaikum sibyo nibiki mutapinge rata mutapinge salamu alaikum ni ndobona amabase kiri mu mabase mu cyitegerezo ukuntu kireba uri mubura kicwa na nyamunsi mu sharing live mutapinge tugere ku 100,000 uburiza n'abatumiza n'abantu
reka twumve Brian uko abivugaho. Turabababura uyu munsi ni ukubura. Ndabakunda barakuba gatatu mutapinge screen mwaka byaramwe. Guys dropping ikintu cyose barakuba gatatu mwaka byaramwe. Mu ndebe mu nkunde ntimwari mu nkumbuye. Ntimwari mukumbuye itiku. Ndari maze iminsi 3 ntaza guhostinga nari nibereye mu bindi bintu nanjye